nyine babazwa nuko abantu rimwe na rimwe bihisha mu Mana kandi tuza amabi yabo. So umumera ka message gore gore, don't push me kurekura ama operation y'ibintu byawe nzi. Ibi ni ibintu biri bitiyubashye nifuza kuzagarukaho, ariko numpusa nzabigarukaho. Byabereye ku Kibuye, numpusa nzabigarukaho iby'ababizi. Ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibandindire. Reka njye muri concert y'umuvandimwe Nkomezi Alex. Mugire ibintu by'umugisha n'amahirwe gusa. Imana Data ibagenderera, ibahe amahoro n'imigisha. Uwitwa Ntambara ngo rugaje uko inzara inyishe, ngaho ushyiraho nimero yawe ngo ushyirereho basi makeya yo kurya, ugire ijoro ryiza. None se ko mubaye benshi se? Mimoking ati rugaje wamfashije koko. Nizere ko wowe wenda atari iby'inzara, wenda ari ibindi. Unyandikire DM icyo ukeneye, nze kureba niba hari icyo nagikoraho. Hanyuma Ntambara, okay, reka screenshotinge nimero yawe ndagushyiraho make, nanjye ntayo mfite. Oya, nemereye Ntambara, uyu mutaramu wundi wapi? So guys, Imana yo mu ijuru ibarinde, turabakunda, muri abantu bacu, muri abantu beza, muri imfura, muri urukundo, muri umugisha, muri amahirwe, muri umunezero. Yesa, umeze neza? Biracamo se? Natwe ni sawa. Yego tonto, nagusuje. Komera komera. Arumva? Ndabara kuwa mbere. Nibwo nzakora. Bye nokuri, musigare amahoro, ndumva tuganiriye. Ati rugaje kwimana ribi. Maze murashaka ko ntanga, ariko mwagiye mureka. Murashaka ko ntanga, mwaretse koko. Nange koko, nange bibe ya ndirimbo ya Bruce. Ejonuma zakurya ngiyo nananiwe. Ntange koko umuntu w'umugabo w'umukristo, umwana wo mu batambyi. Ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, umuntu avuye mu misozi miremire, umwana w'umukristo, umwana w'umutambyi, mfite inshuti z'abapasiteri, mfite inshuti z'abakristo, mfite umuryango. Ubu koko murumva kugira ngo ngire ubucuti n'umuntu nayizanye, birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano. Oya sha, oya nukuri, nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo, nukuri kw'Imana. Ibyo ntemera ntago byatuma umuntu nyine anyitunira ngo mbimwemerere. Ako nyine nge nananga agasuzuguro, nukuri nanga agasuzuguro. Iyo umuntu amenyereye ntago bikunda, ntago mbikunda. Buriya nge naramwihanganiye, ariko nakomeza. Imana imuhe umugisha. Mugire ibihe byiza, musigara amahoro. See you. Abumva yuko ubucuti bwanjye buzaba kubera biriya, ntabyo nakwemera. Cyewe se njya kuba umugomeramana ngo niho ngo abantu bishime? Kareka, ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo nabikora rwose. Mu muco w'iwacu nta mwari ufatiye mbere. Ntago njye naba umwari. None se ko ntari umwari, kuki mushaka ko mba umwari? Njyewe ntago nyine ndi umugabo man.
genda umusore ibyo bintu wapi rwose mwinjyana muri ibyo bintu mumbabarire kabisa ndabasabye. Ega biranasekeje man, ese wowe ntubomba ko binasekeje koko nk'umuntu muzima ngo ibyo bintu ngo biranasa nabi bro, biranasa nabi nuko kwimana, biranasa nabi pe sibyo. Ndizera mugize icyo mukuramo, ubutaha tuzabirambura gore nashaka ko tubirambura. Ukuri kuzaca muziko kandi ni kuzashya, kandi turiya dukampeni no dutangazo twacyana turimo no kwinyuramo ukabanza ugapostinga, nyuma ukongera ugapostinga kuri page y'ikipe n'ubwana. Ari igihe bireba ukagira ngo umuntu rwose yabikoze ari nk'umubebe muto yambariye udupampa, ariko nta kibazo, reka tubyihorere. Umwana nyine aba ari umwana, ubwo yagaragaye nakomeza agerageze, naho ziriya gahunda zo nawe yakwangiriza izina. Nta sinekereza ko hari umuntu ufite kumwizera. Se umuntu arajya kwizera umuntu koko? Abantu muranasabwa kwizera namwe ibintu bikabagora pe. Pole sana kubo byababaje, no kuri I'm very sorry niba hari umuntu wakomerekejwe wenda nibyo yabonye akabati rwaje nagukundaga, uri imfura, uri umwana mwiza, uri umukristo ukunda abantu, none ibyo ni ibiki? Ambabarire, I'm very sorry, ambabarire. Turi abantu, dushobora nyine gukosa, dushobora kuvuga ijambo rikomeretsa abandi, dushobora gukora ikintu kitari cyiza, ntabwo turi intungane, ntabwo turi abamarayika. Ndi umuntu, niba unanankunda jya wemera yuko ndi umuntu, sibyo? Jya wemera ko ndi umuntu, jya wemera ko nakosa, jya wemera ko nagera ahantu nkora ibintu bidakwiye, jya wemera yuko nshobora kugera ahantu wenda umujinya ukambana mwinshi, kamera ikanganza, wenda ngashaka nanjye kwidefanda ko ari igihe umuntu uba umubikiye amabanga agakabya ukabona yakabije pe. Ariko kuko Imana idusaba kwihanganira ibitugerageza, tugaca bugufi, tugakunda abanzi bacu, niyo mpamvu nta nubwo nanavuga ngo ibintu wenda akora bibi ngo tumwiture ibyo ngibyo, oya. Niyo umuntu ashobora kuza ufunze, gufungwa, ubundi hari ibintu bitatu bitinyitse: gupfa, gufungwa, ikindi bavuze ni icyemana yanjye, no kurwara indwara idakira. Bakavuga ngo ino ndwara urwaye nubwo utarapfa ariko ntizakira, ubwo nyine utegereza igihe izakwicira. Ni ibintu bibabaza umuntu. Iyo rero ibyo bintu umuntu agufatiranye muri iyo situation akagukorera ibintu nk'ibyo gore akora, akavuga ngo karma is a bitch, akarejoicinga ngo bagufunze, mwe mwumva nyine uwo muntu wari we mu mutima. Narihanganye igihe kinini, erega ibitero bimaze igihe, ariko ngibi byagiye kuza kubera ngabo ko nihangana ibintu byose. Ariko ntabwo nakwihanganira umuntu ujya guthreateninga ngabo ngo amumpora. None no kuvuga ngo uvuye kuri Rugaju, ufashe Faustin, ufashe na Ngabo, none wasosiyemo inshuti zanjye nazo urazishaka. None se duhagarare gutya tuvuge ngo reka umuntu atwice nk'uko abyifuza, tuvuge twite ibyo twita, atwifuriza ibibi, anabigereho, none anabyigambe. Konge naravuga nti kwirukanisha Ngabo it's okay for me, nta kibazo ko Ngabo nazabura akazi, azanabona nakandi keza kurusha nako yari afite. But again, don't threaten him, umubwira amagambo, umutuka, umugira. Don't do that. Ntabwo turi bubyemere. Message y'ibyandikiye Faustin turakorana ndayifite. Wikwandikira Faustin igitext kingana gutya ngo urashaka ngo gufata Faustin ngo umuthreateninge ngo kugira ngo umwangisha abantu ngo umuhora Rugaju. You are going too far. Nje ni nicyo twapfuye. Bira by'imiterere ye n'amadefo n'ibikini byatumye agenda yirukanwa, nibyo namufashe nta na regreta rwose. Ibyo ntacyo byari bintwaye. No kuba nge yaranyifurizaga ibibi ntacyo byari bintwaye. Maregre ibyo namukoreye n'ibindi byose ntacyo byari bintwaye. Nari narabyihanganiye. Ariko nyine nje ntago na sporta kukureka nyine ngo nyine ngo wenda Jarike we ni grand frère wanje, Jarike yakwidefanda
gutuka Jarike byose mbigera ikibazo. Jarike ni umuntu mukuru, ariko guhora inshuti zanjye barumuna banjye ngewe sibyo. Urafata Faustin my best friend ugafata ngabo ngo mwenda bizi ngo mwebwe ngo muri inshuti za Rugara ngo mumbereye mu mwenda ngo nzababonera hose. Urutureteninga abantu se nkana ntabwo turi bubyemere bro. Twafata urwana nukuri kw'Imana, turi abana b'inkotanyi. Twafata urwana mindset mu mutwe, turi inkotanyi. Twafata urwana ntabwo twafata dusamba, twafata urwana ntabwo byashoboka nyine. Noneho uhisha amarangamutima matindi yawe n'imyitwarire yawe mibi ngo dutega gatuza ngo aya ngo nta muntu ujye umuvugaho ngo buriya ngo ukuntu ateye ngo iyo umuvuzeho ngo arasara. Nasara se akora iki? Agira atese uya Goregori yasaze ari isararanga ukamureka aracururu. Ibyo rero nibyo naho Sagiri mu byumva. Sagiri mu bice bitatu, iri muri attack ku giti cyanjye nihangane igihe kinini. Attack bwa kabiri rakabya igira mu nshuti zanjye. Icya gatatu probably nubwoba bwo kwirengera kuko azi ko muzi n'amabara ye, atekereza ko muri iyi myitwarire yo kugira nabi inshuti zanjye nabi disclosing, akitangura mwakajya kuri social media akiriza akipfusha ngewe ngo abantu ngo banyisa no mazina. Ubwigiye nayo ndi muri gereza uri kwandika ngo Kalma is a bitch, wari urandika ibiki? Nge rero kuko ndatinya Goregore, buriya natinya umugabo mugenzi wanjye nzi ko duhuje n'ibitekerezo. Ariko ibi bintu by'abantu batanakomeye nzi bifite uko bitereye muri bo, bafite defo zabo n'intege nke zabo mu miterere. Nge ndi umukristo nzi ko Imana ihagarara ku kuri. Wakora ibintu byose ariko ukuri kuragaragara, ni watsinda ukuri kandi watsinda abantu bose. Nge rero mu mutwe nyine narabimubwiye, ndi inkotanyi mu bwenge, ni inkotanyi mu mutwe. I can die fighting. Sinzakwemerera ko threateninga Faustin, ngo threateninge ngabo, ngo fata abantu bose ubahuri Rugaju. I will not accept that. Icyo kizaba rwose napfa ndwana ako sinapfa mpunga. Noneho Goregore onaga nge kabisa, napfa ndwana sinapfa mpunga. Noneho mpunga Goregore ntabwo iyo level nyiri yose yo gutinya bingana gutya. Umusaza yaduhaye ibanga ukora ahantu barishize mu mwuka cyangwa igipirizo nta kindi kiba gisigaye. Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Bye.